niyo mpamvu naguhamagaye. Ben yitabye Imana. Ben yitabye Imana. Ngo Ben yitabye Imana. Ben nibyo yarapfuye. Ndabizi ntabwo nari kugenda ntakubwiye amagambo ngiye kukumbwira. Ngiye kugushimira. Nukuri warakoze. Imana izakomera umugisha kandi nzakwifuriza ko wenda wazabona ibyishimo mu buzima bwawe. Uragenda ubwiherero urabona inyuma ubundi nzanire inkari. Uragenda ubwiherero urabona inyuma ubundi nzanire inkari njye kuri labo kureba. Sawa niba n'ubwiherero urakomanga hano. Bodi Miriam Uraho Madia. Uraho neza. Namahoro. Yes ashimwe. Yesa imbazo. Bravo. Murakomeye. Isahimbazo. Makuru. Ese bari meze. Meze mutese. Nyine turaho mu bibazo nawe. Nuko yangana ntabwo byoroshye ariko nyine mu buzima bibaho nyine nakundi. Nyine umuntu arabyakira nta kundi Pascal. None se amakuru ko ntaguheruka. Maze iminsi muze cyane ariko bibaye ngombwa nyine ko mbona akanya nkaza. Ngaho ni karibu ahubwo twaganiriye mwibagirwa kwinjira. Karibu. Murakoze. Yewe. Hanze hari izuba rikomeye. Biracana Igihe cyarya ariko n'imvura yari imaze iminsi. Mama Diana ari heze. Diane ntawe haragiye kwa muganga. Se na n'ubu byarakomeje. Yarakomerejwe pe. Biriya biba ariko bizarangira nyine buriya. Nta kundi no kwihangana gusa ni ibibazo ntago byoroshye. Ariko nyuma y'ibyabaye nyine ubuzima burakomeza. Rero twari tuje hano tuje kureba Diane. Tuje no kureba uko ameze. Ubwo hari ibintu bigoranye nyine kubivuga ukareba ugasanga wa muntu wese ko nta kundi byagenda. N'ibindi ariko nta kundi. None se ntabwo ari butahe vuba se? Aya ntabwo mbizi iyo umuntu agiye kwa muganga burasanga abantu benshi ntabwo wamenya igihe ari butahire. Uriya mukobwa nawe yarahuritse cyane ntabwo byabura urebye ubundi nta buse muri iki gihe ugira ngo no kuba yagiye niba yagiye nyine kuza ko byakoroha. Twari tuje hano tuje kureba Diane. Dore ko tumaze n'iminsi nyine tutazi amakuru yiwe ariko navuze nti byanga byakunda reka nzane n'uyu mugabo. Ni inshuti ya Ben. Ubwo rero hano nta nubwo yarahazi ushobora kuba ari njye waruhaza hari njyenye. Ni byiza ko umugejeje hano. Navuze nti byanga byakunda agomba kuhagera ubwo nyine tukazana tugasura Diane nyine tukareba ko nyuma y'ibyabaye nyine uko ameze ubuzima arimo. Hano kuri murakoze. Niba yarabashije nyine kwiyakira gatora gatege. Iyo ni gake ariko nyine urabona ko birimo biza buke. Nakundi uyu nguyu rero nawe yabibwira dore ko nawe ntabwo ari umwana. Yego. Nitwa Albert Ndereyimana. Uriya Ben
ni nk'umuhungu wanjye ari nk'umwana wanjye muri make namubwira inama kuva kera umukobwa wawe akabazo bagiranaga kose nabaga nkazi mbese ubuzima bwanjye n'ubwe urebye bwari bumwe rero nari hanze ntabwo nari mu Rwanda ariko nagerageje guhamagara telefone ya Beni reka da nkumva nticamo telefone y'umukobwa wawe sinari nanayifite mpamagara inshuti n'abavandimwe ugahongereye inaha niho nasanze icyo gikuba cyaracitse nyine bw'ibintu bibaye abantu barabyakira ariko nje mu gahinda kamwe nubwo ntari mpazi ihangane nyine no kubyagenze Beni yaritaye nuko nyine turifatanyije ubuzima burakomeza nubwo kubyakira biba bigoranye ntabwo ari ibintu byoroshye nkunganiye burya biragorana kwiyakira ariko bigeraho nyine ukumva ko ubuzima bugomba gukomeza nyine ugakomera ubwo rero kuba tuje tugasanga atanahari nabyo nyine ubwo turasubira naho tuvuye nyine buri twese asubira mu rugo agifite ikibazo nyine cy'uko tutanamubonye ariko nyine nk'abantu bafite ntabwo twagenda nyine ngo duhere yego mama tuzanagaruka tubasure dore ko Beni nyine nawe yari umushuti wacu urumva uyu mubare urakomeza nta kundi kandi namwe nanone ntabwo twabatererana yego murakoze ariko ni ibibazo kabisa ubwo rero tugiye gusubirayo ariko nyine nk'abantu twaje tutabyiteguye ariko nanone kamere ntabwo twavuga ngo ibiki n'ibiki ubwo Diane tugomba kumusigira agasabune akareba nyine ko wenda yagura n'agasukari dore ibi ni 15,000 murakoze Imana ibaha umugisha kwikorera kamufasha yego ndayamuha naza kandi murakoze Imana isubize aho mukuye aho rero reka ngende abantu nyine mureke aherekeze nta kibazo kandi mugende neza rwose Diane ndamubwira nawe usigara amahoro rwose yego Samadiya Karaveri yagiye sinumva impamvu Karaveri avuga ngo hari ahantu ngiye kongera kugurisha shati ya Karaveri byaraberanye po se nanjye babana ni kare binjira muraho uraho neza nimwicare kugenda ahantu umuntu atazi ubuze waba utaramenya neza nyine ntabwo wamenyereye nayo hagoye oya mu mujyi haba hagoye n'amazu menshi niyo mpamvu mwari muri aho rero turaho rwose nta kibazo mwese mumeze mute turaho nyine turaho mabiriya byose byabaye birasa ko mwese bibaho nyine kundi byahomera nasa Diane yagiye Diane ahantu yagiye nta nubwo igaruka vuba rwose araza nka nyuma y'isaha ese ko numvaga mushaka cyane numvaga mushaka ikintu numvaga mu bintu byari binzanye nawe numvaga mushaka cyane urihangana rero usanze amaze kugenda ntimwamumpamagarira nta telefone agira oya telefone yiwe yayisize hano ku muriro ntabwo yayijyanye ariko ntacyo watubwira tukaza kumubwira niba hari ubutumwa mufite kandi twese turi bakuru nta wabyibagirwa numvaga mukeneye niho byari kumfasha umva ikintu kinzanye hano ibintu byabaye murabizi yego turabizi uko twagendanye murabizi yewe naratekereje numva nshaka kubana nawe amahoro nanje kubasaba imbabazi ni byiza rwose imbabazi turaziguhaye nuko yewe imbabazi turaziguhaye pe murakoze n'ukuri nararebye umutwe w'umuntu we wenyine umubwiriza gusara naratekereje nsubiza umutima inyuma mbona ibintu ari bishako na Beni wabishatse ntabwo yabijyanye si byose numva nshaka kubana n'umuryango wanyu cyane ko namenye n'abampemukiye ubwo rero mumbabarire pe gusa
yaba Diane nari mubonye. oya humura Diane nubwo agiye ntabwo yari azi ko uri buze hano natwe ntitwari tubizi. Diane n'ejo mwabonana nta kibazo sibyo? Ntabwo nzi yuko hano rwose mama hano ni karibu igihe cyose washakira waza. se Diane murabona ubuse mubona ubundi mvuga ati oya mukecuru ni ukuvuga ngo rero Diane ni umwana. Diane nta kintu yakuvugaho usibye kuba yatekereza ibintu byinshi bitewe n'agahinda yifitiye cyangwa n'umubabaro. Ariko nyine nta kundi nyine ashobora no kubitekereza agaceceka. Ariko ni ukuri kuba usabye imbabazi mumunyumvishirize ko nta kibazo ngifite mu mutima. Oya ni ukuri turabimubwira. Ikibazo mfite ni icya Beni gusa nyir'ubwenge buzubujije buhise. Ntabwo nari nzi ko uwo nari nyiyitse ari we wamukiye. Sibyo se? None pe mumbabarire mbasabye imbabazi kandi bikuye ku mutima. Mama natwe turakubabariye ni ukuri murakoze. kandi rega buriya mama buri ushobora no kugira gutyo ugasanga buriya Diane yaramaranye iminsi itari mikeya cyane na Beni. Ushobora kugira gutyo ugasanga Diane atwinzo abana buriya babanaga. Koko mwari mubizi? Yego babana. Nubwo yenda Beni yatinye kubikubwira ko ibibazo byari bihari na Diane ntabikubwire ariko babanaga. Rero ushobora kugira gutya ugasanga Diane aratwite ugasanga n'ubundi iyo mwana se nayikora he ugasanga n'ubundi yasano cyangwa bwa bumwe bw'umuryango dukomeje kugirana amasano n'umwe. Rero nta mpamvu yo kuryana mama yego ikibazo cyaraye twese turababaye ariko aho ibisigaye nyuma y'ibibazo byabaye reka tubane neza. Mu by'ukuri icyemezo ufashe cyo gusaba imbabazi pe turagushimiye cyane pe. numvaga bindi ku mutima nyuma yo kumenya umuntu wankoze mu nda. Mama ntabwo babyoroshye. Nahise numva ntatuje ndavuga ngo nyine Beni ndamubuze ariko bariya nabo narabahemukiye nkabahoza ku nkeke. Diane ndamuhemukira na mama we ariko ndavuga ngo reka nimba ari abantu bafite batunze imbabazi ku mutima yewe mbasaba imbabazi. Oya imbabazi ziruta ibitambo rwose ubwire. Nyaboneka mukomeze mu ndebere Diane ibyo bintu mumbwiye nabyo ndumva nishimye mu ndebere ko biranashoboka nabyo. None se ko wabanaga mu nzu kandi bari bamaranye igihe urumva rero byaba ari na byiza umuntu yabagize Imana cyane. Murakoze rero kandi pe Imana ibahumugisha kubw'imbabazi mu mpaye. Kuri pe murakoze cyane duhuje ibiganza ariko twunze ubumwe kandi imbabazi turaziguhaye ugira umutima ubohotse cyane rwose. aho uzajya musure nanjye mbasure nta kibazo. none rero nimureke ngende nsubire mu rugo musurize Diane nzagaruka hari. Urakoze mama. Nukuri nujya kugaruka uzatubwire Diane yanyu ndayifite. Reka tumuherekeze atahe. Mama hano ni karibu ujye uza wisanzuye ariko ntabwo muzasura nta kibazo ndetse no mu cyaro dushobora kuzahaza.